Yes, reka nizere ko mumeze neza, reka nizere ko mwaramutse amahoro, reka nizere ko mumeze neza impande n'impande aho muri hose, yaba uri mu Rwanda cyangwa uri hanze y'igihugu. Reka nizere ko Nyagasani akomeje kubarinda kandi nawe utameze neza Nyagasani akomeze akureba icyoroshye. Mbo mw'iki gitondo rero ndagira ngo mba updating kubiri kubera ikibungo cyangwa se aho bita ingoma, hagiye kubera umuhango wo gushyingura Desire umuvandimwe wa Mitsutsu, ahari kubera umuhango wo gusezeraho ku muvandimwe kugira ngo agezwe aho agomba gushyingurwa. Mbibutsa ko waba ukeneye kuba yagura buje cyangwa yagura agasukari mu rugo kwa Mitsutsu, yatwandikira ku iyi nimero cyangwa akanyuza ku iyi nimero cyangwa se akandikira Nyakso kuko niwe ubishinzwe, kuko Mitsutsu we ameze nabi cyane bitewe n'ibihari kunyuramo. Sinzi ko yapfa kwitaba telefone. Mbo wanyuza ku iyo nimero nta kibazo iri muri screen yawe, cyangwa ukatwandikira kuri iyo nimero iri kuri WhatsApp cyangwa ukayihamagara. Reka dukomezanye turebe uko bimeze ahangaha ikibungo ingoma ahari gukorerwa igikorwa cyo gushyingura umuvandimwe. Reka dukomezanye mbasaba gukora subscribe kuri channel yacu ya Noah 250. Jyewe nitwa Noah David, mbasaba gukora subscribe kuri channel yacu ya Noah 250 TV ngo tujye tubana umunsi ku munsi mu biganiro byacu bya buri munsi cyangwa inkuru zacu za buri munsi tugenda tunyuza kuri iyi channel yacu ya Noah 250. Reka ngusabe kuri subscribe niba utarayikora, ndetse nawe wayikoze. Nyagasani akomeza kuyobore muri byose kandi aguhezagire, aguhe umugisha. Abantu ni benshi, hari abari guturuka Kigali batarahagera, hari abari guturuka impande n'impande batarahagera, ariko bamwe mugenda mubona ni abaturanyi, inshuti n'abavandimwe ba Desire cyangwa se mu muryango wa Mitsutsu. Mbo reka dukomezanye nyine turebe, tugenda tureba gahunda uko iri kugenda ikorwa. Hari abantu benshi cyane baje gufata uyu muryango mu mugongo. Reka dukomezanye ndagenda mba updatinga kuri buri kimwe kiri kubera ahangaha, mbasaba gukora subscribe kugira ngo tujye tubana, ntugire inkuru gucika ko biri kubera ahangaha ku uyu munsi wa none.
Imana ifite imbaraga, Imana ishobora byose, Imana yaturemye, Imana izi guhamagara, Imana itugize. Uyu mwanya turi mu mwanya udukomereye, turi mu mwanya w'umwijima, turi mu mwanya wo kurira no kuboroga, turi mu mwanya w'ibitekerezo bidafite aho bigera. Uyu mwanya turaguhamagara ibitangaza y'Imana izihorahoza, y'Imana izimurika umwijima ukagenda. Turakwiyambaje muri aka kanya dufite kadukomereye kuno munsi k'iki gitondo. Ugaragare muri twebwe, ugaragare mu mitima y'abantu twese turi hano, wenyura umwijima wose w'urupfu wa Satani. Ni wowe wenyine waremye uyu mwana, ni wowe wamuhamagaye, natwe ni wowe waturemye kandi uzaduhamagara. Uyu waramuhamagaye adusize aragiye gutandukana, turababaza, ariko dufite ibyiringiro ko natwe tukwizeye tuzagusanga. Rero emera udusange muri aka kanya, emera uhorahoze buri wese muri aka kanya, emera uganire na buri wese mu mutima, emera weyure umwijima wose, kandi amaso yacu yazamura kurebe aho uri mu ijuru. Imitima yacu igubwe neza, imitima yacu irebe ibiri mu ijuru, ntirebe iby'uno munsi, ibyo tubona n'amaso, turebe ingene tuzakubona n'ingene tuzabona abacu badusize. Bana natwe rero muri aka kanya, uhorahoze aba babyeyi, uhorahoze abantu bose bari hano, wigaragaze nk'Imana, uboneke nk'Imana, wumvikane nk'Imana. Ibyiza byawe z'uno munsi bigaragare ni mu izina ryawe dusabye Imana. Duherekeze hariya tugiye kugenda, gahunda z'uno munsi zose ni wowe tuzishize mu butware, mu biganza. Wemere utuyobore, ntacyo dushoboye muri aka kanya, ariko dushoboze muri gahunda zose. Turabishimye kubyumvise. Amen. Murakoze cyane. Reka dusohoke, musohokera mu bagakoze. Mukingurize abantu bagende bose, tujya hanze. Mukingura abantu bose basohoke, mwese mugenda mwese musohoke. Ruhukera mu mahoro, ibyo wanyuzemo turabibuka, nubwo amarira atemba mu maso, urukundo rwawe ruzahora mu mitima yacu. Ruhukira mu mahoro, urugendo rwo ku isi warusoje, tuzagukumbura, tuzakwibuka, izina ryawe ntirizapfa mu mitima yacu. Amaherezo haboneka umuganga, ubona indwara yari imaze igihe ikubabaza, atanga ukuri, asobanure cyari kishe. Ariko igihe cyo kugukiza cyari cyarenze, twifuzaga ko ubuzima bwongera kugusubiramo, twifuzaga kongera kubona inseko yawe, ariko urupfu tiruwategereja.